ese ubundi mu bibazo byawe tubyigiremo iki? Dufite abantu bahura n'ibibazo n'ibigeragezo n'amage n'ibibavuna n'ibibahangayikishije, ariko se tubigiraho iki? Bituma tumwigiraho iki? Atuma tumwigiraho iki? Cyangwa arasakuza tukavuga duti icyagira ngo bino bibazo natwe bizatuhitane cyangwa se biduhiteho? Murakoze. Urakoze cyane. Ukibivuga ngo ibibazo byawe ucamo n'iki twabyigiraho, uzi ko mise numva twazavuga n'ibisubizo byawe alhamdulillah. Noneho we ntiyite kuri abo bantu, ntiyite ku nzoka, agakomeza kuvuga imbaraga z'ibyo atambutse. Yego, iki kibazo cya Pawulo tukigiyeho kumva imbaraga z'ibyo atambutse kuruta kureba ubumara burimo bumwica. Imana yaje. Oh yes, reka basuze kandi mbifurize kugubwa neza, mbifurize amahoro y'Imana, mbifurize umugisha w'Imana, mbifurize kubaho mutuje mwumva muguwe neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, burasirazuba irengerazuba, yemwe abari mu majyepfo n'amajyaruguru, ndabashimira kandi mbifuriza ko mwagira ubuntu bwa Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana. Uraho neza mubyeyi mama wa Lionel? Muraho murakoma? Turaho turakomanga amahoro ye. Yewe senga. Gutyo. Senga boyisonga. Ni senga boyisonga. Oh, wow. Ntabwo nari nzi kirakurikiraho, ariko ubwo turakimenye. Tumaze iminsi turi ku gicaniro cyitwa intambwe. Tugiye kugira ku gicaniro cyitwa intambara. Kurwana. Ni ukurwana. Nanze kuvuga kurwana. Intambara, nivugira intambara kubera yuko ntinya buriya erega kurwana kandi warize kangufu. Niyo mpamvu iyo ukubise umuntu cyane cyane nk'iyo urwanye n'umuntu niyo yaba yakwiyenjeho, ukamukubita ukamubabaza, bagasanga ni umuturensi nyine, nta n'ahantu na hamwe yigeze yiga n'ukuntu batera ingumi, yagwanishaga kukuruma no kukunosha no kugutuka. No kugutuka. Hari igihe rwose bagufunga kandi bakanakubabaza, cyangwa se mo kimwe ibihano wakwiye kubuhabwa bakabyongera ku bw'icyo kintu wakoze. N'imbaraga zawe rega burya ntukazirwanisha mu basivile. Ntuzani Dawidi ni Salomo wavuze ngo mwana wanjye ngo niba ari Shemayeli niba ari inde, kugira hano nkubwire ngo imbaraga zawe ntukazihe entre parenthèse. Hari igihe uzimarira ku mbwa imbere uzahura n'intare, ugasanga imbaraga zawe wazimariye ku mbwa. Yego. Hanyuma umeze neza cyane pe hose kandi Imana ishimwe. Okay, nangiye kuburana ariko reka ngarukira. Kuburana kuburana kubera ko ubona ntameze neza. Uzi umuntu ukubwira ngo meze neza yifubitse ngo hose, wenda ni style. Okay. Bundi izi ni style z'abamikazi. Ese mama, abamikazi bahorana imyitero. Fushuri mama. Zuko kuko ari byo, ariko zuko kine gikote. Iyo n'umwitero abamikazi bahorana umwitero. Nawe uzi igikote, nibuka wa mugabo wari umaze imyaka myinshi kuntuza ngo yari afite ngo igikote ngo yiyorosaga ngo abandi baza kuza bakamutangamo. Bivuga ngo ntiyorosaga ishuka cyangwa uburingiti kubera ko yabaga yiteguye ko yakwijugunyamo, ariko noneho yari afite ngo igikote ngo nuko ate igikote. Ni cyane. Ugeze kwigishije ijambo we. Wataye umwenda ni Barutimayo. Ni Barutimayo mu Musenzi. Kuko uriya wo ku nyanja imyaka 38 we baramubwiye ngo ikorera ibyawe ugende. Ikorera uburiri bwawe. Ariko Barutimayo yataye umwambaro, kandi urya mwambaro abahanga kundusha bavuga ko yari inifomo y'umuntu ushinzwe gusabiriza ku buryo bamubona bakabona ko abyemerewe mu muhango wa buriya bwoko. Donc ni inifomo y'abasabiriza ku buryo nibamubona asaba arabyemerewe. Ati umwambaro rero kugira ngo abandi bazahura n'ikibazo bawambare. Birumvikana. Ati umwambaro ntabwo ari gusubizwa ngo agume mu mwambaro wo gusabiriza. Rero biriya ni amakote nyine, ariko nubona
umuntu yiteye gutya aba ari mu mavuta y'abamikazi. Haleluya, amina. hanyuma reka nakavuze ngo basuhuze, ejo barakubonye n'ejo bashobora kuzakubona, yego, ariko muri byose ngewe nagiriwe ubuntu bwo kumenya ukwezi tugiye kwinjiramo, ubwo abejo bazabimenya nyuma, impamvu nabimenye sinzi aho nabikuye, naritambukiraga. Hanyuma reka senga Imana, ubundi numara gusenga Imana mubaza akabazo keza cyane, kandi ndabizi uko abantu bo kuri Eva Mama Marionette muri buze kuza kunshimira, murandika muri comment mumbwira muti sha umva tiwabajije ngurube ngo barayikobise ngo iravuga ingurube kosha oya ni misaya myiza, ntukavuge ibiryo by'abagabo n'aba, ariko ni misaya myiza, ari ubujya burenge akabenzi ubunyamurenge yaravuze ngo bazanyereke ngo ahantu ngo iyo Bibiliya ngo ivuga nabi akabenzi bazayishanyure akosha mana ayo barata barene Hajyuko nangiye kuvuga gute kandi nsigaye hari n'uwavuze ngo nimugatinya abantu babavuga nabati ingurube yangwa n'ideni ryashitse ariko ikanga ikabyibuha. Andi ndabyibutse oya kanze yaho tanyibagiza ahantu nangiye kukubwira ubundi usenga Imana nkubaza akabazo kamwe ikomereze, sibyo? Ingurube ngo barayiba ngo yari iri kwiga ngo bayigishije imibare, noneho ubugira muri examen barayibaza ngo nefu mwenze ngo ni ngo witi ngo umunani guteranyaho irimo ngo ni nefu, ngo naho ngo icyenda gukuramo rimwe ngo urongera avuga ngo nefu, uragomba nefu ubwo umushumba wayo abona igiye kumusebya, ahita yijwibura, niba ari ijwibura urushyi rw'amatwi, niba ari inkoni y'umugongo, niba ari iy'umurizo, nisanze ndi kuvuga ni abandi bati yari ifite amafaranga 10 tarema, aho izo nguru kose igenda bangwa nefu sigaranye nefu sigaranye nefu. Hanyuma rero abantu bakunda akabenzi ndabasuhuje tumenyane. Ubwo abasiramu n'abadive murabakizwa n'iki? Aya ngiye ntago ngendera ku idini ry'abantu runaka ngo barangizwa n'iki. Aho uko Bibiliya ivuga ngo urye nguru basa n'urye imbeba. Oya iyo Bibiliya bazayishanya. tubonye umufarisayo rwose, tubonye umukafiri ushaka ko Bibiliya ishwanyuka. Iyo bazayishanyira ivuga ngo gutyo ni nkuko ariko abasiramu nabo nabagarukira cyane. Ejo hari umushehe ariko mana ko ndi kukubuza gusenga, nta kibazo turasenga, ariko ntago ndenze iminota 8 ndabizi, barambwiye ngo sinkajye ndenze 8, mbese nge nisanzura iminota 8 singirenze. Oye buretse ariko ubwo noneho ngo baravuga ngo ibaze ngo gutinyuka, icyo kiganiro najye no kugishaka nkakizana, ngo gutinyuka ugatuka intama ngo niyo abasigaje inyuma n'amateka. Imana yo mu ijuru ubwayo itungo rya mbere yahesherejemo umugisha abantu ari intama. Niba uvuga rero ngo intama ntiwayirya ngo niyo abasigaje, nawe aho hantu iyo myizerere ntabwo ariyo muri Bibiliya, ariko niyo ari muri yo bazayishanyire. Senga twitangirire ntako nashaka kuvuga. Murakoze cyane, reka twinginge Imana. Bakoze Uwiteka, turagushimira cyane kandi tuzanabikomeza. Twe ko tubivuga tugasanga ni bito, ariko uko umutima uteye tuzajya tuvuga ngo ushima. Mpamvu yo kugushima turacyahumeka, kandi hari abantu bashyize ku isoko uyu mwuka ngo bawuduheze, ariko haleluya urawimana. Haleluya. Uyu mwuka duhumeka umaze iminsi ku isoko ry'umurimo bawurwanira, bakoresheje amahembe, barurwanira bakoresheje ibitambo, barurwanira bakoresheje ibitega.
ariko urawimana. Iyo ni impamvu ituma duhorana amashimwe. Komeza uturindire imbere yabo, unadukuriza imbere yabo. Urakoze. Tugiye kuganira n'abantu waremye, atari wowe uhagaze ku kanwa kacu, ntitwamenye ikiri bubaryohere, ariko nuduhagararaho bararyoherwa. Haleluya. Asante papa. Ndagushimiye ko ubanye natwe muri byose, ukaturindisha umwuka wawe wera kuva dutangira kugera dusoza. Izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Imana ibahe umugisha ku bantu, kandi dushimira abantu barya ingurube n'intama. Mukomeze muryoherwe, kandi ntihazagire umuntu uzaba tukiri ibyo kurya byanyu, kuko Bibiliya ivuga ngo ingurube ngo yarya ngo ahebanye no kurya imbeba. Hari abantu birira imbeba, ariko zino zitari zo mu rubariro zitwa sumbirigi. Hari n'abarya n'izo mu rubariro ntizigize kibatwara n'ibikeri n'ibiki. Ntazagira umuntu ucira undi urubanza. Umugani wa Pawulo, ikijya mu nda ntikica, igihumanya, ahumanya igisohoka. Hanyuma uyu munsi wa none nifuje ko tuza kuganira mubyeyi ku kintu kivuga ngo ese ubundi mu bibazo byawe tubyigiremo iki? Dufite abantu bahura n'ibibazo n'ibigeragezo n'amage n'ibibavuna n'ibibahangayikishije, ariko se tubigiraho iki? Bituma tumwigiraho iki? Atuma tumwigiraho iki? Cyangwa arasakuza tukavuga duti icyagira ngo bino bibazo natwe bizatuhitane cyangwa se biduhiteho? Murakoze. Urakoze cyane. Ukibivuga ngo ibibazo byawe ucamo n'iki twabyigiraho, uzi ko mise numva twazavuga n'ibisubizo byawe ibisubizo byawe byo n'iki twabyigiramo. Ahubwo twakwibaza ibisubizo byawe bidufitiye izihe nyungu? Ni wa mugani bituma ari iki? Kuko niba twabajije ngo tubyigiramo iki, none tukunze byigiramo iki, aho twaba ahubwo reka tuzavuge ngo bituma ari iki? Bituma ari iki wa mugani ibisubizo byawe? Katwigira ku bibazo kubera ko abantu ari byo bavuga. Ntawe upfa kuvuga ibisubizo, katwivugira ibibazo kuko abantu benshi nibyo bavuga. N'igihe uherukana n'umuntu agukenera afite ibibazo mu gihe cy'ibisubizo nta kwiteze. Ibi bibazo rero nimba bititwa bifite n'izina ribi. Ubundi hari igihe tuba twicaye nko mu ishuri, mwarimu yakwandika ngo exercice ya 10 nk'abana, ibintu byari byiza ariko ajanyemo ibibazo sasa. Ibibazo rwose ni bibi, Imana igiturinda n'ibibazo niyo yaje. Nibyo mu ishuri biratusahaza, none ibibazo byo mu buzima n'iki bitugezaho. Ibibazo rero ucamo, urambajije ngo abantu bazabikuramo iki cyangwa bazabyigiraho iki? Ni inyigisho ikomeye cyane dushaka kwigisha abantu badukurikiye aka kanya. Kuko ese ibibazo byawe ntibyaguheranye? Ese warwanye ute mu bibazo kugira ngo natwe tukwigireho? Ese ibibazo byawe byatumye ukomeza kurepeta kugira ngo natwe niduhura nabyo tukomeze turepete? Ibibazo byawe byatumye ukomeza kubaka urugo kandi byari bije ari bisenya urugo? Ndumva nshaka wa mugani kuvuga uburyo biba kubaza ibibazo byawe twakuramo iki. Ndashaka kwigisha abantu uburyo ibibazo byabo babibyaza umusaruro, kubyaza ibibazo umusaruro. Bwana Yesu asifiwe sana sana sana. Mu bibazo byawe hakavamo imbaraga z'abandi, mu bibazo byawe hakavamo ibisubizo by'abandi. Doko ugatwita inda y'ibibazo bagashiduka ubyaye ibisubizo. Haleluya. Ndafashijwe. Uzi ko hari akantu mwese mbona, ndi kubona umuntu bateye inda yo mu bibazo, nkajya kubona nkabona abyaye umwana akamusitiri cyane. Amen. Donc inda y'ibibazo twite iranje ivukemo ibisubizo. God pahubwo. Haleluya. Amen. Ndumva nshaka kuvuga ko ntangiye kubyumva. Vuga sema. Naho rero nshaka naho ruzengeye. Yego. Inzara yawe ivukemo ibiryo, amarira yawe avukemo ibyishimo. Amen. Ubugumba buvukemo umwana. Ibibazo byawe ndashaka kugufasha uburyo byavamo ibisubizo by'abandi tukabyigiraho. Amen. 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 Noneho twige kuba mu bibazo ariko tubibyaza n'umusaruro. Haleluya. 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 Haleluya.
ku buryo ikibazo gitagetinga ukavuga uti wa kibazo we uzavamo umusaruro wanjye mbere, uzavamo umusaruro w'abana banjye, uzavamo umusaruro w'abandenganya, uzavamo n'umusaruro w'ababinteje, kuko hari n'ibibazo dutezwa. Kwiga uburyo bibyazamo umusaruro wabiguteje agakuramo isomo. Haleluya, haleluya. Uyu muntu waguteje, nkunda kuvuga kurogwa cyane, abantu bazihangane. Burya umuntu akunda kuvuga ibyo yahuye nabyo cyangwa ibyo abona cyangwa kwakira abantu barozwe, kuko giye mpora mu madeliverance no kuhirika iyo minara y'abazimu, nkunda guhura nabyo. Ntabwo uyu muntu wakuroze yaguteje ikibazo cy'uburwayi. Sasa ururushwima gutwistishije, reka mbarirwa mvuga. Yego. Ugiye kwiga gute uburyo ruvamo umusaruro utuma waruguteje yiga? Ari ukure muri yesomo waruguteje, ari karitiye yarubonye, tugiye kwiga uburyo ruvamo umusaruro. Cyambere gukomerera imbere y'uwabiguteje n'ubyogeza. Yego. Waruguteje uwogeza icyo kibazo kubakomerera imbere. Kabiri, kwiga uburyo ubivamo kandi udapfuye. Yego. Kandi wari ku isoko ry'abapfu. Yego. Wari ku isoko ry'umurimo w'abapfu. Yego. Kwiga uburyo mbisohokamo niki? Ni ukubana n'Imana, ni ukurwana nk'uko twinjiye mu kwezi ko kurwana. Ni ukurwana kandi ukarwana mu mwuka cyane. Uko niko kuruhingira no kurubagarira. Urushwima kuko hari umuntu waruduteye. Yego. Uyu muntu waruduteye tugiye kurubagarisha amasengesho. Yego. Tugiye kurufumbiza amasengesho. Yego. Tugiye mbega ariko reka dusuke acide y'amasengesho rushya, reka dusuke umuriro rushya, reka turutwikishe ibihe by'amasengesho no gusenga. Yego. Urwane mu rwego iki kibazo kiza kuvamo inyigisho ikomeye ku bandi. Yego. Muri iki gihe cyarwo amagambo yakuranze nayahe? Nayo gutuka waruguteje, nayo kuvuga ngo ndapfuye n'umusigare mu birya, nayo kubwira umugabo ngo shaka abandi hakiri kare, nayo kubwira abana ati muragiye ko mpfuye, cyangwa nayo kurekura amagambo akomeye atwikira ikibazo kugira ngo undi uzahura nacyo abe yarakwisoma mu kibazo cyawe. Donc ikibazo cyawe kivemo isomo ry'abandi. Naho kuko iki kibazo cyawe nikidasigira isomo abandi, urabuswasi, ntacyo urutumariye, nta n'ijambo uzagira mbere y'abanyabibazo. Yego. Yego. Kuko imbere y'uyu muntu uzahura n'ikibazo uzaba ufite ijambo kuko yakwisoma mu cyawe. Ako abafilozofi baze kumba hafi. Iga gusenga no gusenya ibicaniro bakubatseho. Biratuma uyu muntu wakikubatseho akuramo isomo rivuga ngo abantu b'Imana mu batinya. Urushwe Imana ari namuhaye ntirukira, none arakize, nkuyemo isomo ryo kujya gukurikira Imana ye. Hashobora gukwita umurozo umurenzeho. Ndakuramo isomo ryo kumwigiraho kuroga. Ndambika ubwanjye hasi nsanze buciriritse, njye kwiga gukorana n'ibyo, kuko iki kibazo gikwiye kuvamo umusaruro. Uko nanibaye nanyigisha uburyo baroga, sanze ubwanjye ari ubuseveri, nanjye kumwigiraho mu bibazo byuriye akamwigire mu gisubizo cy'ibyafashe byanjye cyane. Urabona mu kibazo cy'ingutu cyahana twigiyemo amagambo tuvuga adacuye. Ikibazo cy'ingutu cyo kuba ingomba. Yego. Kandi buraya ariyo babyara reba Penina bamuha igikoma cya rutuku, bamukubita icya Nyiragikori, bamukubita igisomba huta, bamutwaza abana mu maporute bebe. Tujye tuvugisha ukuri Hana, nubwo yarakijwe cyane ntiyaburaga akantu k'agahinda. Subundi kaburira he mama? Ntabwo kanabura, umuntu utinza mu kigeragezo. Uzi kujya uzi kutaha ubukwe warapfushije ubukwe, uzi gutwerera abawe bari kubyarira mu rugo, ntikabura. Ariko turashaka ko ibyo bintu byose uhura nabyo tubibyazamo isomo abandi bigiramo bagakomera. Mugu gomba ko Hana havuyemo isomo abigisha tubona. Yego. N'abafite ikibazo cyo kutabyara babona.
isomo twamwigiyeho ni uko yamenye kurwana Gishiro. Ntiyarwanya ajya gushaka umupfumu hakurya, ntiyarwanya avuga uti imiti, ntiyarwanya acira mu maso mukeba, ntiyarwanya abwira umugabo nabi, ntiyarwanya yahukana, yarwanya Gishiro gusenga. Ngiryo isomo twamwigiraho. Ndashaka ko uzana ikibazo cyawe ukazatwereka isomo cyatanze mu myaka kimazemo, nubwo wakivuyemo turashaka ko utwereka isomo cyatanze. Hari abantu bakigiyeho ikibazo cyari abantu bakigiyeho barakomera, cyangwa bakiguyemo uririrwa utwaka 2,000. Ufite ikibazo cy'inzara, ariko ikibazo ufite nta somo turi kugikuramo, uri kudusaza. Mwamaye 2,000, ari neretse ko mwati wamaye na 200, se 200 uragira ute? Usibye ko bene abo ngabo bakibicera bashaka no kuroga, ugitinya umuntu kwaka ibiceri azi ko uri kuri level yo kurenga ibiceri, ariko umuntu akakubwira ngo nta senyisa wantiza, uwo muntu ujye umugendera kureba ari gatoma. Ikigeragezo cyawe cy'inzara tukigiyemo iki? Uretse stress za nta kawunga, nta n'igihumbi, nta n'iki, turabizi ko uyifite, ariko iyo aranje dukuremo isomo ryo gushinga ikinya ku kindi ugashirira inyiriza, ukiga uburyo wayivamo nta muntu ukondanye nta n'umuntu ustresseje, ku buryo ejo uzafata mikoro tukavuga tuti uyu muntu twamwigiyeho kugeragezwa ariko ntiyinyanyagize. Très bien. Haleluya. Haleluya. Intambara yawe izamarira iki abari mu ntambara? Intambara yawe izamarira iki abari mu ntambara isa nkayo? Bazayigiraho iki? Bwana ubona uno muhungu Gideyoni no mucamanza, intambara ye tuyigiraho byinshi. Cyambere tuyigiraho kurangaramo gake, akumva yayora abantu bose akajyana ku rugamba. Kwizera abantu bose ko bashoboye. Kandi kwara ku mwaka. Donc ukareba abantu ukabizeramo ubushobozi. Biya byaturutse mu kurangara. Mu kurangara. Wow. Donc yarebye abantu abizeramo ubushobozi. Ariko Imana iramureka yubahiriza icyifuzo cye. Burya Imana izi gusapotinga intege nke zacu, ariko ikaza kuzibyazamo imbaraga zayo. Haleluya. Haleluya. Iramureka. Ariko bamubwira tubajyane ku kagezi. Wakoze santima zawe hari icyo zikoze, ariko bajyane ku kagezi. Ku rugamba ugenda kwereka position uko rurwamo. Bamwe bubika umunwa mu mazi barajabagiza, abandi banywa muri position Imana ashakaga. Aho hari isomo dukuramo. Kudafata abantu bose ngo bizeremo ubushobozi, kuko nshobora kukwizeramo ubushobozi ntabwo ufite, ahubwo ugatuma ntsindwa n'urugamba. Kandi iyo nizera ubushobozi buri muri iki nari guhangana, ariko ni nizera ubushobozi buri muri benshi ndagabanya ubwanjye nzi ko mundwanirira, ahubwo mutume ntsindwa. Cyamba abantu bakabyumva, niba batanabyumva bazasubiza inyuma kuko simbisubiramo. Yego. Imana imutoreramo abafite ubushobozi bw'urugamba. Kabiri, ikindi namwigiyeho, guha agaciro imvugo y'Imana n'uwo yatumye. Akibwirwa ngo uri umunyembaraga, genda uko imbaraga zawe zingana, niwe nzakoresha ntabara ubwoko bwanjye, agahita atura abibira iryo jambo. Cyo bita kubibira ijambo rizima rivuye mu kanwa k'umuntu. Kandi reka mbabwire abantu mudukurikiye, si ngombwa kubibira umuhanuzi n'umuntu ukubwiye ijambo ryiza mukubita akantu rigure uburiranguye. Donc iryo jambo uburiranguye, ubu nari mwambuye. Uri mwambuye urariguze nyine. Ubwo se si ubwo bya bitandukaniye hano umupfumu ko n'abarozi ariko babigenza. Ubundi barabarozi baradukopeye, bakopeye Bibiliya, ariko bo barya badashoboye. Ego kandi basubiramo. Ubo bakopeye Bibiliya, ariko bayikopera badashoboye gukora. Noneho bituma abashoboye gukora abo muri Bibiliya badahabwa, ahubwo bagahabwa bari abaniga. Barabacamo. Barabajamo. Ni ukuvuga ngo Gideyoni namwigiyeho kurangura ijambo rivuye mu kanwa k'umuntu. Yego. Ese kuki umuntu akubwiye ngo nzaguha inka uhita ujya gukura ubwatsi kugira ngo nyine uyihavane? None se buriya bwatsi ukwiye buguze inka?
aguhaye nk'ibihumbi 700, ukuye ubwatsi ukoresheje ibihumbi 100, uba uguze. Buri ijambo rivuye mu kanwa k'umunyabwenge, yewe no yaba animatrice wawe cyangwa animateur cyangwa prof, abanyeshuri mwigire hino, uburyo ari rya jambo afite, ubonye akantu mupfumbatisha uba uriguze. bivuga ngo minerivare twishyura ku ishuri rero ntabwo ziba zipfuye, jya mu mwuka. Hanyuma n'umuhanuzi nawe mu cyumba cy'amasengesho, sha mu cyumba cy'umwuka duhure ve mu cyumba cy'ishuri. yego. N'uyu muhanuzi ijambo rivuye mu kanwa ke, yego, ukumva ariko niryo arigura, ariko ibibiri. Ariko nagira abanyumva nabi mu nyumve neza. Yego, turi ku kintu ibibazo camo abantu bazakuramo iki. Ku nkuru ya Gideyoni icyo nagikuyemo 2, 3. Gideyoni ibibazo yaciyemo namwigiyeho kupfa kudahubuka ngo yemere kwivuza adasabye ibimenyetso. Iravuze nibyo, ariko ndashaka ikimenyetso kuko Imana igira ibimenyetso. Nibwo yasabye ikimenyetso, ati ubwoya butote ejo ati bwume, abasiri kujya mu bintu uri siriko Imana ibishyigikiye. Yego, haleluya. Urugamba rwe narwigiyeho icyo kintu, dipa kujya mu bintu uri sire ko Imana ibishyigikiye, ukinjira mu rugo uri sire ko Imana ibishyigikiye. Yego, ukinjira mu kazi uri sire ko Imana ibishyigikiye. Yego, ukaba sire. Haleluya. ukaba ubizi neza. Yego, abantu batumva ikinyarwanda, yego, mashuri menshi nawe se ikintu, ukaba ubizi neza ko Imana ibishyigikiye. Yego, 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 go dipa bituma amajwi aza uyatesha agaciro kuko urabishyigikiye. Ubigenzura ubisabira ibimenyetso, aba ntibari bahari nubwo babona bidashoboka, ariko ufite ibimenyetso bigirayo. Yego, bigirayo bakwitege. Yego, ahubwo bitegure kwiga uru rugamba ugiyemo, bitegure gufata amasomo. Okay, abanditsi bitegure kwandika ibitabo kuri jye kubera urugamba urimo. Yego, abanditsi bamenyereye kwandika ibitabo by'abahanga bitegure kuzandika kubera ibyo uciyemo ukabicamo gihanga. wowe uzandikwaho n'abahanga, ntabwo uzandikwaho n'abagardiyeni, uzandikwaho n'abamasters. bivuze yuko ibibazo bitajya kubaswa. Ibibazo bya giswa wigirwaho n'abaswa, ibibazo bya kijepe wigirwaho n'abajepe, ibibazo bya danje wigirwaho n'abantu bagiye kuba danje. Haleluya. Amen. Ibibazo ucamo iyeranje ubibyazemo umusaruro w'isomo ry'abazabibona, byandikwe. Tumaze gukira tumenya ko icyo kirwa cyitwa Merita. None se bari bamaze gukira inyanja. Yego, ariko hari inshiri imuri ku kuboko. Arabyumva ko n'ubumara bwageze mu mubiri. None atangiye kuvuga ibyo bamaze gukira, kandi n'iki kitamworoheye. Harimo isomo ryo kumwigiraho ko mu gihe cy'ikindi kibazo afite amagambo akomeza abandi kandi ari mu kibazo. Abamarira mu bibazo mwituma tubigiraho kurira, ahubwo mu bibazo mureke tubigiraho gukomera muri mu bibazo. Haleluya. Abinyuma turi kujana. turajanaga ndasigaye ariko ndaviramo base. Wituma uraja base, wituma witwereka amarira mu kibazo ntacyo atumarira. Twereka imbaraga mu kibazo tuzabyandika. Ko twabonye umuntu inshira arumye ku gikonjo yashyizemo ubumara, hari n'abantu bari hakurya bari kuyagiserera bati nadapfa kindutse arabizimba. Mu bitubaza ahubwo idacu rwakibera nadapfa dore dutege mu dukatire, nadapfa araturika alhamdulillah. Nanowe ntiyite kuri abo bantu, ntiyite ku nzoka, agakomeza kuvuga imbaraga z'ibyo atambutse. Yego, iki kibazo cya Paulo tukigiyeho
kumva imbaraga z'ibyo atambutse kuruta kureba ubumara burimo bumwica. Imana yaje, data yaje, yahahose. kubera icyo umuntu afite ikibazo kiruta icyo avuyemo, kigaragaza urupfu. Yego. Ariko akaba arimo avuga imbaraga zimutambukije icyoroshye kandi ageze mu gikomeye, kandi agashaka kuba ari bijyaho umwanya kuruta guha umwanya bavuga ngo arapfuye. Ikibazo cya Paul, intambara ye, twakuyemo isomo ryo gukomera mu gihe umuntu akiri mu nyanja y'ibibazo. Wese ibibazo byawe abantu babyigiyemo iki? Gabanya stress. Urugo rwawe rutwigishije iki? Mu rwego twakwicaramo tukazanamo abakobwa bagiye gushaka, cyangwa twazanamo abo abagiye gusenya, twigiyemo iki mu rugo winjiyemo ufite agatimba na keke wariye iri muri serviette? Twigiyemo iki? Ubundi kukibarisha serviette bagiye barisha intoki ngo baba bafite mikorobe ntibakarabye abantu bose, kandi hari n'abazirya bazi ngo nazo barazirya na kirida bakaba bazi ko bayirya. Kera sinigeze kurya urusenda nkasukaho nzi ko ari isosi, ntirwari rungaraguriye muri hoteli. Papa Leonel yansohokanye tugishakana. byose wabyigiyeho iki muri icyo kibazo cyo kurya urusenda rukagu? Nabonaga rukoze nk'isupu, kandi iwacu ntitwigeze dukora urusenda rukoze nk'isupu. Bivuga ngo ibitukura byose ari isupu ntabwo bari. Urumva aho nanjye nahigiye byinshi. Okay. Nahigiye byinshi ko ibitukura byose atari isupu. Mu kibazo nigiyemo. Haleluya. Wari warya ariko mama rero wari wagiye gutanga amaraso kwa muganga muri Croix Rouge n'ahandi? Kubera iki? Ariko wowe ndakwigishije ubwenge bwo kwikura mu kibazo cyane. Nyine ndakubajije. Urumva reka nguhe mbaza ikindi ntitukivuga byose tumaze gukura barabidukubitesha. Okay. Urumva hari ukuntu umuntu agenda hariya noneho bakamuha agakeke kariho agapapuro ariko ukabona kose ni agakeke. Ukarya ukumva ukurya n'igishishwa, ukumva ukurya n'igikarito. Azi ko natangiye ndya keke ikikarito kivuye ko kitaryoshye ko gikomeye. Urumva haha kuntu umubiri uba wacitse intege watanze amaraso. Hari igihe urya nyine hahandi bagiye kukwakira ukumva ukabona nyine byibuze bagutegure kubera ko baba bazi uko akaboko karemereye kubera kumara igihe kari gutanga amaraso. Reka nanjye icyo nkirenge, ahubwo nashaka kuvuga hari akantu ntekereje. Ese abakomeza abandi hari nk'abagore, nimvuga abagore banyihangana, nta kibazo ndi umugore cyangwa se wakoranye n'umugore ikiganiro cyangwa se nivugira abagabo, nta kibazo sirame mushonje. Hari abagore ntawe nibasiye kuri icano yayiva mu Marionere, murabizi ko ari umurongo w'ivugabutumwa rikirizanira abantu kuri Kristo kandi rikiza. Ariko reka mvuge kino kintu ku bw'iki kiganiro twagiranye, hari abasenya ingo cyangwa se ingo zananiye akaba aribo baza kwigisha uko abantu bubaka. Ese tubatega amatwi kubera yuko bafite amagambo meza yo kubaka ingo? Oya. Nibagende hariya bamanze batsinde, mubanze mutsinde urugamba mubone kuza kwigisha abantu intsinzi. Uraza kwigisha abantu intsinzi waratsinzwe kubera iki? Jya hariya ubanze utsinde ubone kuza kwigisha abantu intsinzi. Cyangwa tubabone batsinzwe noneho twongere kubabona bongeye batsinze, bakoze rupesaje ntibasibire bakimuka, noneho baze batubwire impamvu bimutse. Niko bashatse kuvuga? Oya. Nyine basubirane n'abagabo babo nubwo batandukanye. Nibajya gusubirana n'abagabo babo ubundi urakoze abone kuza kuvuga uburyo urugamba rurwanya nyuma akarutsinda. Ubundi se reka tureke kubakritikaho hato hatagira udukondana ngo mawe ngo nuko byaguhiriye. Kandi bari ukuntu tunababwira ngo uri uvuga ngo nuko byaguhiriye afite nka 5 wowe ufite 2, ubwo we arimo ararwana uburyo bazamwigiraho kunesha. Tunatambutse na message ku bantu batanga amaraso, badatanga amaraso, badatanga uwo mubyibuho ufite, ibyo binyomoro urya, iyo juice unywa, izo potage unywa, izo epinari urya, izo nsombo urya, ukaba umeze neza bingana gutyo. Hari abantu uzi bakenera amaraso, hari umuntu uzi wakenera amaraso yawe, mwagiye mujya gutanga amaraso. Niba ibyo byose babirya ariko bafite umujinya
w'umuranduranzuzi bagiye gutanga amaraso arimo umujinya w'umuranduranzuzi. wowe wayatera yazagira n'umujinya, niyo mpamvu abayehova batanaterwa amaraso, baba banga iyo mijinya yanyu. Mujye muyisigara, mujye gutanga amaraso kwacu. Hanyuma ndashaka ko bakwigiraho ikintu gikomeye mu ntambara ucamo, mu bibazo urimo ucamo. Ni irihe somo twakura mu bibazo uri gucamo? Imana itugirire neza cyane. Amen, amen. Ariko ubundi ntitwasoza ntitwatinze, kuko njye nshobora kuvuga nkagera no mu gihe cya Paulo na Silasi bari muri gereza, babibona ko bahambiriye, bagoswe n'ababarinze n'ingufuri zifunze, bari kumwe n'abandi, nta buryo bari bwizere ngo barabona n'ibiryo, bagatangira kuririmba ngo mu gicuku, ngo barasenga, ngo bararirimba. Amen. Muri gereza yabo, mu bibazo byabo, twigiyemo ko umuntu ashobora kuririmba mu gihe cy'amarira. Ibibazo urimo ucamo, uri kubicamo mu rwego abantu babikuramo isomo, cyangwa uri kubicamo mu rwego abantu bazabikugwaho, abantu batazakunda wowe. Message iratambutse. Thank you so much. Yowe kamu nubwo ngiye kubaza akabazo gasa nkaho gapfundikira bino bintu twaganiriye, mbese muri ibyo bibazo byawe abantu babyigira hiki? Hari abantu bazumva bari bakeneye na kano kantu mama wa Lionel. None umuntu uri mu bibazo niwe uhumuriza ngo ababwire uko ari guca mu bibazo, cyangwa ahumuriza ari uko yatabarutse avuye muri izi ntambara z'ibibazo bye? Intwari ihumuriza icyicaye mu bibazo. Nayo intwarane niba intwarane iba yaratwaranye, yarabishoboye, ikakugaragariza imirambo y'abazimu yishe, ikakubwira iti nabigenje ntya, mbigenza gutya, nawe byararike. Ariko intwari iracyari ku rugamba, kuko izitwa n'intwari, tuzanayita intwari yarapfuye. Yego, n'intwarane. Yego. Iyi ntwari rero ikiri mu ntambara yagukomeza ugakomera. Yego. Kuko niragwa, nirakubita inkota hasi. Usanze ageze ku ntambara ya 5, uracyari ku ya mbere. Ari bukwigisha uko ya mbere yayitsinze. Nyuma y'isaha kwigisha n'iya 2. Nyuma y'isaha kwigisha n'iya 3. Kandi akwereke ko akiri intwara, akivuga ngo Imana irera. Akivuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Akivuga ngo naho imitini itatoha. Akivuga ngo urasha kudukiza, nayo itadukiza. Kuko turamwigiraho ko mu gihe kigaragaza urupfu rwe arimo agaragaza ubuzima. Urupfu ari kurugaragariza ko aribwo atangiye kubaho. Yego. Haleluya. Haleluya. Ari kugaragariza urupfu ko atangiye kubaho. Yego. Kandi rwahageze. Ezekiel ari kugaragariza urupfu, kanseri y'ikibyimba, ko atangiye kubaho. Kandi afite impamvu ituma abaho. Tumwigiyeho ko mu gihe cyo gupfa atangaje itangazo ko abayeho. Uko Dawidi yavuze ngo ndamutse mba ndamye. Umuntu w'indwanyi mu ntambara agaragaza ko anesheje. Haleluya. Haleluya. Indwanyi ihora igaragaza ko inesheje. Imana ishimwe. Ndasoje. Cyakora kwihuta. Erega jewe nicara imbere y'abantu bagira akazi kenshi, bananga kuba kubita imibare myinshi yo kunyumva, atagashiririza umuceri wa nyirabuja. Nubwo abantu baba bambwira bati, hari agenge mbona muri commentaire ati kwiga mbaye mbiretse reka mbanze nkumve. Ugasanga nanone baye ikibazo kizikaye hasi ejo azajya mu kizamini. Ni byiza nabyo. Ariko nibambaza. Ariko waruzi yuko hari igihe uvuga nkumva ntabwo warekeraho, nyine kamera ntabwo. Kumva nanjye nyine uri kwiga, ndi kwiga, noneho bavuga ngo murakoze. Uyu koko ubu azi ibintu ari kurekura kuntu bikomeye cyane. Reka mvuge ku basore baho mvuka n'abaho ntuye. Muri make bicaye basanga Yosefu bamwegiraho iki mu ntambara ye. Yego. Mu ntambara Yosefu ko Bibiliya ivuga ngo ari n'umusore w'uburanga, kandi bamwe nkaba mbona nta n'uburanga mbabona nabitewe n'itabi bamwe. Uyu musore w'uburanga wakuza sitaragoringa akajya
ibwami umugore akamwifuza. Iyo ni turufu ya mbere. Yego. Akanga akavuga ati igihe iyerekwa ryanjye ntabwo riri kunyereka iki gipangu n'imodoka ugiye kumpa. Iyerekwa ryanjye riri kunyereka igihugu. Sinagwa ku gipangu kandi hari igihugu. Harya umuhungu nta kindi aba bahungu bamwigiraho cyo kunesha mu gihe mwebwe muri kugwa no ku barwayi ba sida. Mwe muri kugwa no ku bantu batararangiza na masters. Mwe muri kugwa ku bantu ngo banabahonga. Ubundi reka mbabwire. Nanjye gutukana ariko sanze narakijijwe. Nanjye vuga ngo ububwa bwa mbere. Ni ukuryamana n'umuntu agiye kukwishyura. Naho ugiye kumwishyura se? Nubwo bwa kabiri? Nubundi bwoko bw'ububwa. Uzi guhongwa nkaho wahonze kandi ari wowe ugiye ushaka serivisi. Oya kandi nyine hari n'abagore bakeneye serivisi, sibye n'abasore cyangwa se abagabo. Ese kuki nyine bataho? Se tubigireho iki? Ese si uburinganire? Tubigireho iki? Tubigireho uburinganire ko burya bwose. Tubigireho intege nke. Mu ntege nke zabo. Mu ntege nke zabo dukuyemo iki? Umwana wawe akuyemo iki mu ntege nke zabo? Katwirebera ibibazo ahubwo by'umurwanyi. Turebe uburyo ibibazo by'umurwanyi wabikuramo isomo rikomeye. Harya ubu Yosefu aje bagateranya stade y'urubyiruko. Ubwo muri Cote d'Ivoire atari ubwo mu Rwanda. Ntacyo twivugira urwa Mombasa. Twivugira rwa Dar es Salaam yego. Akabateranya rwa rubyiruko rusigaye rusuka inweri. Abasore basigaye basuka inweri zikagera iriya. N'abahirimbiza umusatsi. N'abahirimbiza umusatsi bakawukaraga. N'abasigaye bafunga ibituta ari abasore. Ariko hari style sinsetsa ariko ndanasetse. Hari style ntari kumva. None Yosefu akareba udukino bari gukina. Two dutabi twa gutya. Izo pocket zenda kugwa hepfo yo. Ko gutaha mutinze nta kintu wakora mu rugo utazi no kuyogereza isahani. Izo kata zo gukuramo inda no kujya murona putarashaka. Ubu Yosefu nta somo yari yarabasigiye mwakwigira ku bibazo yahuye nabyo. Sister grand frère petit frère. Ubu Yosefu mu bibazo yaciyemo nta somo wagombaga gukuramo ariko utakuyemo. Kuki mudakura amasomo ku bibazo by'abandi ngo muhinduke intwari? Ku kibazo cyanjye cyatuma uba intwari kandi ku kibazo cyawe cyatuma mba intwari. Mana ishimwe. Murakoze. Jyanayo. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Mbere kandi turagushimiye ko wemeye mwa kino kiganiro. Ngo nyirama wabwirwa benshi akumva. Nakumvwa na beneyo. Kandi wabwirwa ngo biki bindi akirebera. Ngo nyiramaso manini. Ariko urumva nyiramaso manini. Hasa abantu dufite utwiso duto tuzabigenza gute? Muzambare rinete zongera ubushobozi bwo kubona. Kandi kwa muganga nta maso batwandikira, nta kibazo dufite mu maso. Nyine ureba gakeya baguhari ibirahure bikongerera ubushobozi bwo gukanura nk'injangwe. Ese simperutse kujya guhinduza nanjye guhabwa ubushobozi butuma nkanura cyane. Kiretse bampaye night vision ku buryo no mu gihe sinzire naba ijisho ryanjye riri kure. Ibyo nibyo nakwemera. Ibyo gusinzira byo ntabwo turamenya nimba ari umuriro ubushize mu maso. Umane karari caginga batiri. Ariko abantu badasinzira ubundi babayemo umuti. Ndabashimiye ko mwakurikiranye iki kiganiro kuba gitangiye kugera gisoje. Ndabashimira abantu mufite amaso manini mukaba bimwe mureba ibindi mukerekwa kandi mukaba mweretswe mw'ibi bibazo byanyu n'ibibazo bya bagenzi banyu ko mukuramo isomo ryiza cyangwa se ribi. Ariko iribi ryo rizabahitana, iryiza ryo rizabasigira isomo ryiza namwe muzasigira
rubanda ruri hanyuma yanyu, niyo mpamvu Imana ikesha iburasirazuba, iburengerazuba hakira, mu majyepfo n'amajyaruguru. Ngo sinzi uko bigenda, ariko nzi uko izuba rirasira iburasirazuba rikarengera iburengerazuba, ubwo riba rigiye gukesha iburengerazuba. Imana irarenze, ndakurahiye. Imana izimate. Imana izimate. Imibare ni isomo rikomeye. Yego, twagusaba ugasenga, usengera imitima y'aba bantu bari badukurikiye, basengera ko bagomba kugira icyo bakura mu bibazo bya bagenzi babo, bakagira n'icyo bigiramo, kuko kuba waraturanye n'umunyabibazo si kugira ngo umuseke cyangwa se umurebe ko ari umunyabibazo, ahubwo ni ukugira ngo bikwigishe ko nawe ejo watungurwa, kuko umubiri ubyara udahatse. Nawe burya ariko ejo byavuye bikajya iwawe, kandi utaranamutse utaramenye AZ. Ubwo ngewe isomo nkuye murarize mbe mama wawe, nkuyemo isomo ryo gukunda abanyabibazo, kugira ngo mbikundishe iyo menye ibibazo bafite, menye uko babyigireho. Noneho ngewe n'ikibazo nikizasaka kuzamuka, nzagikubitiza akabwana. Shalom. Abanyabibazo tubahindura abarimu bacu. Yego. Urakoze Yesu. Turagushimiye ko duhaye isomo ryiza. Yego. Ryo kwigira ku banyabibazo kugira ngo dukomere, dusimbuke imitego, dutsinde ibitego. Haleluya. Tugushimiye ko watangiranye natwe ukabusozanije natwe. Haleluya. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kurikiranira ijambo, umuntu wese uri mu bibazo arwana uburyo bamwigiraho. Ngushimiye ko banye natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.